twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba The Sun Rwanda. Mumenyere ko kuri no channel wacu ibiganiro bitandukanye harimo comedy, inkuru zitandukanye z'abastari, timbo z'abahanzi batandukanye, ariko uyu munsi twabazana undi mutumirwa udasanzwe. Mu gihe tutaramwakira turabibutsa ko niba mukunze video zacu mwakora kuri subscribe, mukigira imbere gato yakunzogera mugakora kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose dushyize kuri uru rubuga ako kanya. Tugwaye ikaze, watangira utwibwira ukatubwira n'icyo ukora. Okay, murakoze The Sun Rwanda. Amazina yanjye nitwa Ndikubwayo Veniste. Nkaba kuri ubu ndi kubarizwa muri sinema nyarwanda nk'umwanditsi wa filimi, nkaba producer, bivuze ko nzikora ndetse rimwe na rimwe nkaba n'umwacteur. Murakoze, tugwaye ikaze. Uvuze ko uri umukinnyi wa filimi ukaba n'umwanditsi. Watubwira filimi byuza warigize ukinamo nimwe cyangwa hari n'izindi zitandukanye? Murakoze. Filimi zo zimaze kuba nyinshi. Hari nk'iyitwa Intambara yanjye, hari yitwa Igikomere wanteye, hari yitwa Aho yanitse ntiriva. Mbese ni nyinshi kuri YouTube. Mu gihe rero tugikomeza kuganira, reka tubanze dushyiraho agace kamwe muri izo filimi bamaze kutubwira, abakunzi bacu bakarebe noneho tuganire neza bamaze kugakurikira kugira ngo bamenye n'uwo bari kuvugana uwo ari we n'uburyo akinamo. Ihene ya Rukundo ntabwo ari wayibye, none uraza kurega ngo bakwiba. Umuyobozi igihe narinje kukubwira rwose igihe mbihanize, ahubwo najya nkumenyeshe ko inama y'umutekano twari dukoze twabafatiye ingamba ibisambo mwese muri quartier tugiye kubacamo. Tujye asugo mwana mufite hiye gahunda nta yindi. Ikindi kandi n'inzu bamo nge mbona ari nini. Kugira ngo mumaze kubona uduce dutandukanye twa filimi yagiye agaragaramo, twakomeza tumubaza nk'umuntu uri gukora filimi zitandukanye. Watubwiye ngo ugikora n'amafilimi, tubwiye kuri filimi Igikomere wanteye. Rino minsi rwose niyo filimi iri guhitinga turi kubona, ya filimi gira kitubwiraho. Murakoze cyane. Igikomere wanteye n'ubundi ni filimi imbara nkuru izindi zose tugenda dukora, ariko noneho navuga ko umwihariko urimo ni ya filimi igaragaza amarangamutima cyane. Nimba ujye uyireba, ni filimi irimo amarangamutima menshi. Ukurikije uriya mukobwa ukuntu ababayeho, ibigerageza agenda ahura nabyo mu buzima, wenda badukurikiye bazajya bajya no kuri YouTube channel yacu yitwa Asaf Cinema barebe. Ariko ni filimi yuzuyemo abakinnyi bafatika, kandi abacteur dufite hano mu Rwanda bari principal benshi bayirimo. Uzabireba uzabibona. Mbese muri make navuga ko ni filimi nziza. Tukira uravuze ku bakinnyi bafatika, watubwira ni iki mugenderaho kugira ngo muherore umukinnyi, kugira ngo muvuge ati wenda uyu mukinnyi reka tumuyirore? Ni iki mugenderaho kugira ngo muhitemo muvuge ati tugwayirore? Murakoze cyane. Ubundi burya filimi ni ikintu donc ni ikintu kigomba gukoresha logique, kandi akaba nta marangamutima ugomba kwishyiramo. Ni ukuvuga ngo rero iyo wateguye projet ugomba gukoresha casting kugira ngo koko making sure ko umukinnyi umuhaye role ariko ayikwiriye. Nicyo tugenderaho, tugafata scene runaka tukayishyira hariya, abantu nka 3-4 bakayihuriraho bakayikina, then tukaza guhitamo wa wundi warushije abandi. Ariko tukiri kuganira, hari projet zawe hafi ya zose dukunze kubonamo umukobwa witwa Ingabire, umunyamakuru rimwe na bimwe mu muri kumwe. Watubwira abakuri dukurikiye uriya mukobwa ni muntu ki kuri wowe? Nta kibazo. Ingabire ni ukuvuga ngo ni umwacteur, wamushyira gukina arakaye arabigukinira, wamuzana ngakine ababaye ari role zisaba ko umuntu ababaye arabikora. Nta kindi rero tugenderaho, nuko muri casting aho yabikoza akabishobora, kandi kinini n'umuntu uri sociable. Arize ngo hari ubushuti bwihariye uri kuri cyane mu family. Nkeka ko ntabwo nakazi bisanzwe, akazi bisanzwe. Aha tugikomeza kuganira, urabona abantu benshi bakunda filimi nyarwanda, nubwo hari abatajya babigaragaza cyane, ariko urabizi ko urubyiruko benshi babishimiye kujya muri sinema nyarwanda. Ese byaba ari akazi koroshye ku buryo wese ashobora kukisangamo akagiyemo gakina, cyangwa birabigoye? Uriya kenshi ibintu bijyanye na entertainment navuga ko n'impano iziramo. Ni ukuvuga ngo buriya kwanza kugira ngo yumvemo ikintu, buriya first of all kugira ngo ukore ikintu nuko wumva ugikunze. Wamara kugikunda
haba hasigaye noneho gushaka amahirwe ngo cya kintu nkunda ese ntakigeraho nte. ni uko nguko akenshi bigenda. biravugwa cyane nawe ngira ngo ujye ubyumva, bavuga ko abakinnyi ba filimi abenshi iyo bagiyemo ngo bararuka, ndetse ntibatinya no kujya bavuga abakobwa babo barimo muri sinema nyarwanda babavuga nabi. nawe urabizi simbivuze, wagira ikintu bitubwiraho? Murakoze cyane The Sun Rwanda. Ngewe akenshi ntabwo nemeranya n'abo bantu, kuko burya imyitwarire y'umuntu icya mbere biterwa n'uburere wahawe, bigaterwa na sosiyete yego uri kubarizwamo, ariko nanone wowe ku mutima wawe, kuko burya nemera ko washatse kuraruka uri n'iwanyu utajya ubusa abana bangahe bo mu bipanga batanasohoka, ariko inshuro imwe yonyine yasohoka ejo ugasanga atwaye inda. rero njye ntabwo nemeranya n'abo bantu, cyane ko buriya abantu bose baba muri entertainment bakunze kuvugwa, nta nubwo ari muri sinema gusa, buri uzarebe abo bita abakinnyi bano ofite abantu bose navuga baba bazwi kuri niveau ya entertainment, abakinnyi, abanyamuziki no muri sinema. rero nuko ntabwo njye mbifata ko ari ukunanirana cyangwa se ngo wenda ni imyitwarire mibi, ahubwo biterwa nuko abantu kuko aribo baba bafukasinze babarebaho buri munsi, ni ibyo byose niho bigenda biva. naho turamutse tugiye kuvuga ngo imyitwarire y'umuntu abantu bose tubajonjoye ntabwo twabura imyitwarire mibi tubabonaho. noneho rero sasa tubwire nko mu gukina nk'umwateri, ushobora kutubwira wenda ikintu bashobora kukubwira ngo ikintu ukabona kirakugoye pe, rero bashobora kukubwira ngo ikintu rero ukabona kirakugoye? Murakoze cyane. buriya akenshi niyo mpamvu casting ibaho, buriya mu mikinire y'umuntu donc abantu bagiye batandukanye, buriya haba hari role zikoroheye. haba hariho umuntu ushobora kubwira ati wenda kina ukundana n'uyu mukobwa akaba atabishobora, ariko nyamara wamuhereza pistol ukamubwira ati ugiye kugaragaza isura y'umujinya mu maso yawe kuri ugiye kwactinga nk'umwicanyi, uwo muntu akabishobora. ibyo bintu rero habamo shuwa bitewe n'iki, bitewe n'icyo wowe wumva ubashije cyangwa se wumva wisanzuye gukina. ariko nanone siriti wabonye umwanya wo gufata script ukayisoma ukayinyuramo, nta role n'imwe utakina mu gihe ushobora kuba wabonye script imbere ukayisubiramo, yumva ugeze kuri tere nta role n'imwe baguha ngo kunanire kuyikina. nk'umwanditsi wa filime ukaba n'umukinnyi wazo, ese ubona sinema mu Rwanda iri ku rwego rwego, ubona itera imbere cyangwa se isubira inyuma, cyangwa se ubona abakinnyi bayo bagenda batera imbere? icyo tubwira. Murakoze cyane. Sinema yo mu Rwanda iyo urebye ubona ko donc hari aho yavuye kandi hari naho igeze. hari igihe cyabanje, icyo gihe bo twari n'abana tutabibamo ariko tubireba, igihe umuntu ajya kugura filimi kuri CD, ariko nyuma haza kuzamo indi periode ijyanye n'ibintu bya piratage, umuntu akora filimi yajya kwicuruza agasanga abantu bose barayifite kuri flash. ariko noneho byibuze ubona ko kuri ubu ngubu abanyarwanda bamaze kugira intambwe batera yo kujya gusuriza imbuga zacu za YouTube bakajya kurebaho ibintu, donc ugereranyije na mbere cyangwa se no mu minsi yagiye ishyira, bavuga yuko kuri uyu munota sinema nyarwanda harahiri kuva harahiri kugera. bivuze ngo binakomeje gutya dufite icyizere cy'uko mu myaka 2-3 iri imbere byibuze izaba igeze ku rwego rushimishije. ese nk'umukinnyi wa filime ukaba n'umwanditsi wazo, nako kazi konyine ukora kakaba ariko kagutunze, cyangwa se hari ahandi ukura amafaranga? uratubwira niba muri sinema habonekamo amafaranga kurya ashobora kugutunga nta kandi kazi ufite ukora ukaba ushobora kubona amafaranga yagutunga ukagukenera ibyo ukeneye byose? Murakoze. ubundi buriya akazi kose ugakompara n'inyungu ugakuyemo cyangwa se n'icyo uri kugakuramo bitewe naho kageze. hari uburyo ushobora kuba ari bwo uri gutangira akazi, yego ntuvuga ngo uri nkora busa, ariko nanone kakaba katari kagera kuri ya niveau ndende yo kuguha ibyo wumva ukeneye byose. kuri uyu munota rero icyo navuga muri sinema nyarwanda ntabwo navuga yuko nta mafaranga arimo. ari byo rero byerekana yuko nk'abakinnyi ba sinema ntabwo waza gukina uyu munsi ngo ubone nta nyungu irimo ejo ugaruke. ndetse ngiye no kuri kote y'aba producers, ntabwo wakora filimi ngo uyu munsi uyishoremo amafaranga yawe ejo wongere ukore indi ushoremo amafaranga, ayo mafaranga atagaruka. ntabwo byari byagera kuri ya niveau nyine navuga ishimishije, ariko icyizere kirahari. bigaragara yuko nanone uyu munsi bitandukanye no mu minsi yashize. niyo mpamvu rero navuga ko muri sinema nyarwanda
amafaranga njye kuri kote yanjye navuga karimo. bikunzwe kuvuga yuko abakinnyi ba filimi nyarwanda mujya mwirata ngo mugashaka kubana mwebwe ubwanyu umuntu utari umukinnyi mbese mukumva nta kintu mwavugana. uragira ikintu bitubwiraho ese nibyo koko byabiterwa n'ikintu bari nabyo? Urakoze kuri icyo kibazo kuko abantu benshi cyane bakunze kukibazaho bakanakibaza cyane, ariko njye ntago ariko mbibona. none se ubu abantu twese ntituba dufite imiryango dukomokamo, none se bose niko baba bakina filimi? ahubwo nyine ni kwa kundi usanga abantu mukorana cyane ibyo basigaye bita ngo ni workmate muri iyi minsi. donc ugasanga nibo bantu mukunze kuba muri kumwe igihe cyinshi bitewe nuko muri gupanga ejo tuzakora dute, ese iriya projet twakoze ubushize yagenze gute, niki twakosoraho. ariko nanone ntabwo navuga ko uko nguko babifata ariko biri, navuga yuko akenshi biterwa nuko donc tuba turi hamwe, ariko nanone bijyanye n'akazi dukora. Wumva yuko nimba turimo kuganira ku bya projet cyangwa se ku byo twakinnye ejo cyangwa se kuri script dufite runaka, urumva ko abantu bo hanze ntabwo ari ngombwa. ariko nanone n'abo bantu uvuga nabo ubwabo ni ibintu bishyiramo, kavuga ngo uriya se ngo ni umukinnyi wa filimi, ngo n'ubundi nkeka ko gukina filimi ntacyo biba byahinduyeho ku buzima bwawe bwite, n'ubundi style ubukiri wa wundi. tugana ku musozo w'ikiganiro, ushobora kugira inama wagira abakinnyi ba filimi cyangwa se n'icyo wabwira umuntu ushaka kwinjira muri sinema nyarwanda? wenda mpereye ku bakinnyi ba filimi bo nta kintu kinini cyane nabavugaho, gusa icyo navuga nibakomeze bakunde akazi kabo, nibakomeze bakora ibintu byabo, kandi nemera ntashidikanya yuko umusaruro ugenda ugaragara, kandi nkanizera yuko buriya polisi wakunze ikintu ni nakurushaho kugiteza imbere, kandi iyo unakiyumvamo unagikunda birushaho kugutera motivation yo kugikora neza. abakunzi rero ba sinema n'ubundi nabararikira gukomeza kuyikunda, ndetse bakana sharinga ibintu tuba twashyize kuri YouTube channels zitandukanye, bakarayikinga bagasubscribinga, kugira ngo nabo bakomeze kudutera iyo nkunga, kugira ngo ibintu dutanga dupostinga bikomeze bigere kure hashoboka. Venus, umuntu agushaka yagusanga hehe akubona gute? Murakoze cyane. umuntu nshaka kenshi burya muri iyi minsi ntago umuntu akiranga aho ngo uzatege iki uzuhagere, akenshi bari ku mbuga nkoranyambaga kuri Facebook n'indi kubwa Veniste n'ubundi. ariko by'umwihariko ahangaha kuri The Sun TV n'ubundi urabizi ko ibiganiro byinshi bicaho, ari amafilimi twahoze tuvuga yose waciye wayibona, ariko no kuri Perfect TV cyangwa kuri Asaf TV, izo zose ni channels tugenda dupostinga ibintu byacu, uhaciye wabona umuntu byoroshye, ariko nanone ukabona umuntu biciye mu ishusho y'ibintu wakora, donc biciye mu mishinga itandukanye umuntu aba agenda akora. Murakoze. Turabashimiye namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro cyacu.